kuri iyi cano yitwa Furaha Aime. Turabakiriye mu izina rya Yesu. Twakiriye umubyeyi witwa Furaha Aime, murumva ko twayise amazina ye. Turamwakiriye kugira ngo aduhe ubuhamya. Twumvise ko yahuye n'Imana, atubwire ukuntu yaba yahuye n'Imana. Ni karibu hano iwawe kandi iwacu, twagusuye iwawe. Ni karibu tubwire ukuntu wahuye n'Imana mubyeyi. Murakoze cyane. Mbere yo kugira ngo ngire icyo mvuga, ndagira ngo tubanze twiragize Imana. Twongeye kugushima Data mwiza kandi ukiranuka, tugushimiye neza urukundo rwawe warutugirira ubukeye n'uko bwije. Uwiteka Mwami, none ukaba wemeye ko muri aka kanya tuza kuvuga ibitangaza watugiriye. Uwiteka Mwami, ndagusaba kwigira umwuka wawe wera, Uwiteka warabasha kwiganza aha hantu. Uwiteka Mwami, icyo twatekereje kuvuga aba ari wowe ugisohoza. Byose tugamije mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko babivuze, nitwa Furaha Aime, abansenga mu itorero ry'abagorozi abari i Musanze. Mu by'ukuri rero icyo natekereje gukora ndagira ngo ngikore. Nahigiye Imana umuhigo, muhiga mbabaye cyane, muhiga mbabaye. Nageze mu kigeragezo kitanyoroheye, ikigeragezo iyo kije ntigiteguza, ahubwo ubona kikugezeho. Byatumye mpiga kugira Imana ko Imana niramuka inkuye muri iki kigeragezo nkagitambukamo neza, nzabwira isi yose nkayibwira ko Imana ihari kandi ko ishoboye, ko ari Imana ishobora byose nk'uko yabyivugiye. Ndanaza kugera ahatumye mpiga n'igihe nahigiyemo, ntabwo ikigeragezo nk'ikinjiramo nahise mpiga, ahubwo gisa naho kigeze hagati niho numvise ngeze mu mashiraniro ndahiga, kuko nabonaga ibintu binkomereye cyane. Mu by'ukuri rero iyo umuntu ahiga ntagisha inama, ari umugabo ntagisha umugore inama, ari umugore ntagisha umugabo inama, ahubwo iyo bije biba bije urahiga. Ubwo buryo uzanahiguramo nta n'Imana ibigufashamo, kuko guhiga ntabwo bisaba kubigishaho abandi bantu inama. Mu by'ukuri nk'uko mubibona, ndi umumama mfite abana ubwo ni 4, ariko ngiri icyo kigeragezo nari mfite abana 3. Ariko abo bana 3 nari mfite nta nibo mu buzima bwanjye nari narateganyije ko anaribo tuzanabyara, n'utware tubyemeranyaho ko anari abo ngabo 3. Numvaga yuko nta wundi mwana wa 4 tuzabyara, ariko biba ngombwa ko Imana ishaka kuzanyiyereka, inyiyerekeye muri urwo rubyaro rwa 4. Hanyuma nza kuza sama, ariko nabwo sinabimenya nk'uko n'ubundi tutari twarabiteganyije. Inda nza kuyimenya ifite amezi 2. Ndabyakira nk'umubyeyi, nza kubyakira, n'umutware wanjye nawe arabyakira, kuko nta n'ikindi nawe yagombaga kurenzaho. Twumva ko ari ibisanzwe ko bibaho, ariko mu by'ukuri nk'uko batangiye babivuga, njye nabonye Imana muri icyo kigeragezo. Imana yemera ko umuntu
ayivugira yaba abishaka cyangwa atabishaka, ariko Imana ikemera ko nyine ikintu kimubaho kugira ngo azavuge gukomera kwayo. Nta bundi bukristu burenze wenda yamubonyeho, nta kindi kintu arusha abandi, ahubwo Imana ikamutoranya kugira ngo azayivugire. Na Yona yanze kuvugira Imana, arabyanga pe, ariko byarangiye icyamugejeje aho agomba kuvugira Imana ni urufi. Natwe rero hari igihe ushaka kuba ngo ntuzavugire Imana, ariko yo ubwayo yagutoranya ukayivugira. Mu by'ukuri byatumye nsoma iri somo icyo gihe nari maze no guhiga muri Zaburi 130 umurongo wa 3 haravuga ngo Uwiteka wagumya kwibuka ibyo dukiranirwa, Mwami ninde wazahagarara adatsinzwe? Ahubwo aha niho nashakaga, ahubwo kubabarirwa kubonerwa aho uri kugira ngo wubahwe. Kubabarirwa, Imana ijya yemera ikatubabarira kugira ngo yubahwe, ikatubabarira kugira ngo yubahwe y'ubwayo, ikadukorera ibitangaza kugira ngo yubahwe. Tuzi igitekerezo cy'umusore wavutse ari impumyi. Abigishwa ba Yesu baza kumubaza bati, ese ninde waba waracumuye muri aba bantu? Ese ni ababyeyi be cyangwa n'uyu musore wavutse ari impumyi? Yesu yaje kubasubiza ati, yaba ari ababyeyi be, yaba ari nawe, nta wacumuye muri bo byatuma aba impumyi, ahubwo ko ari ukugira ngo gukomera kw'Imana kugaragarizwe muri we. Rero hari igihe Imana ijya yemera ko ibyo bibaho kugira ngo Imana yigaragaze. Iki gitekerezo kiboneka muri Yohana 9 ku gice cya mbere kugeza ku murongo wa 3. Icyo gitekerezo kirahari, kivuga uwo musore Imana yashatse kugaragarizaho imbaraga zayo. Nk'uko nabivugaga rero, nkimara gutwita nabibabwiye, najyaga kwa muganga bisanzwe nkajya kwisuzumisha, ariko inda igeze mu mezi 3-4 numva ari ibintu bidasanzwe, narabyaye ariko nkumva iyo nda itandukanye n'izindi nda zose nigeze kugira. Ako nkabura ukuntu mbisobanura, nagera kwa muganga nkababaza se ko numva merewe nabi, ubwo bagaseka bati none umuntu utwite yaba ameze neza ati. Ariko nkaba nararwaye umugongo cyane, ndawurwara nza koroherwa, ariko muri uko koroherwa umugongo n'ubundi nkomeza merewe nabi cyane, mu nda nkumva gusa ari ibintu birimo bidasanzwe. Inda igeze ku mezi 5 hafi n'igice, nsubiye kwisuzumisha, hari Gisenyi, none nagiye kwisuzumisha. Muganga Dr. Rambaza ati, se wari usanzwe uzi yuko umwana afite ikibazo? Ndavuga oya, ntacyo nzi. Asa n'umuntu wikanze kuko yari azi ko ubwo nshobora kuba mbizi. Arangije avuga ati, umwana afite ikibazo, afite amazi ku bwonko, ariko arabyoroshya cyane kuko yabonye ko nanjye binkanze, akimbwira ngo umwana afite ikibazo, ariko njye kuba narikanze ni cya kintu nahoraga mpora niyumvamo ko ameze neza. Arambwira ati,
bizashira, humura, bibaho. Nanjye sinamukurikirana cyane, ndavuga nti ahubwo ari muri prive, nzajya muri leta ku bitaro bikuru bambwire uko bimeze. Ndaza ndataha, ngeze aha mu rugo mbibwira umutware, ansaba ko nazajya ku bitaro bakajya kureba uko bimeze. Ntageze barabibona nabo bambwira uko nguko, ariko basaba ko bampa transferi nkajya i Kigali, hanyuma bakandebera uko bimeze. Ariko ubona ko rwose adashaka kumbwira ibindi birenze, we asa naho agarukiye aho ngaho, ansaba ko yampa transferi. Ariko nagiriwe inama ko niba yaramuka basanze koko ayo mazi ahari ku bwonko, ko bavugaga ko ahari iburyo n'ibumoso hari amazi menshi, bangira inama nk'abandi bavandimwe b'abaganga ati bazashobore bamuvanemo, kuko umuntu wo kuzakurushya ntiyenda kubaho. Bisobanurira dogiteri, nanjye ndamubwira nti rwose niba ubibonye wamfasha ukamukuramo, n'ubundi ni uwo kuzandushya, kandi ndumva ntanashobora kwakira uwo mwana ufite ibyo bibazo. Arambwira ati icyo cyemezo kirafatwa naho nakohereje. Ati birumvikana, ariko icyo cyemezo ntabwo ari njyewe wagifata. Ndagenda njya i Kigali. Mbere y'uko njya i Kigali hari muri Guma mu karere, buri uko njyayo, buze uko njyayo njya ahandi muri prive, ubundi hano Musanze. Barandebera nabo barambwira bati rwose turabona umwana afite amazi ku bwonko, kandi ni iburyo n'ibumoso, none tugiye kukwandikira imiti izamufasha ayo mazi akazashira. Ndabyemera, numva ntangiye guhumurizwa. Imiti barayinyandikira, byari bigoranye kuyibona kuko nari kuyishaka i Kigali, kandi nta na insurance yagombaga kuyishyura, nta bwishingizi bwagombaga kuyishyura, kwari ukuyigura 100%. Ariko byo nta n'ikibazo kirekire byari biteye, aho ku buryo nagombaga kuyibona. Ariko kuko twari tubabaye, dushakisha inzira zose, imiti iboneka iraza, ingeraho ntangira kuyikoresha. Ariko twari tugifite ya rendez-vous yo kuzajya i Kigali, kandi abantu bose bambwira bati uwo muganga bakoherejeho ni umuganga rwose kubijyanye n'icyo kibazo arebaho. Numva ibyiringiro biraje, ndategereza, igihe kiragera, ndagenda njya kumureba, turabonana, tubonanira ku bitaro, tubonanira ku bitaro byo kuri Legacy. Aratwakira, nari ndi kumwe n'umutware wanjye, turinjirana rwose. Nkimubona nawe ubwe ndamubwira nti ndikumva nkize, kuko numvaga ko rwose nimubona nkurikije uko bamubwiye ibibazo by'umwana birube bikemutse. Arampima, arareba, hamagara umutware wanjye, aramwereka ahantu amazi ari iburyo ibumoso, arahareba, aramubwira ati amazi ni menshi cyane, ikindi hari naho turi kubona hari ikindi kintu cy'umwijima cy'umukara tutari kumenya ngo ni igiki. Amusobanurira, nanjye ariko narabibonaga. Arangije aramubwira ati nyuma yo kubireba twicare nkugaragarize uburemere bw'ubu burwayi. Turicara, aratwereka, aravuga ati iyo byibuze umwana ageze kuri 15 idegere y'amazi, umwana ashobora kumara byibuze imyaka 10. Ariko uyu wanyu hamwe ni 10,
n'umunani, ahandi niba ari 17 gutyo 19, atwereka ko rwose biri hejuru cyane ku mwana bitashoboka ko yazabaho. Arabitwereka, anatubwira ko biramutse atari mu Rwanda, hanzeho iyo bigenze bityo umwana bahita bamukuramo, ariko mu Rwanda ko bidashoboka iyo umwana arengeje amezi 5. Twibaza ese none kutubwiye gutyo biragenda bitatu? Nuko bimeze, no kurindira inda ikuzuza amezi 9 umwana akavuka. Yamara kuvuka ikizakurikiraho nuko atazabaho, naho yabaho ntiyarenza n'amasaha kuko afite ikibazo kiri hejuru cyane, na cyane ko bishobora no kuba byarangirira mu nda, agapfira mu nda igihe kitaragera bitewe n'uburwayi afite. Aho nahakuye isomo, ndavuga nti burya ntawakwizera umwana w'umuntu. Naje numva ko ngira nti ndibuva aho ngaho anamukijije, ariko byarangiye ampebeje ku rwego ruri hejuru. Numva birandenze cyane, birandenze. Noneho atubwira ko bitanashoboka rwose kumuvanamo, ko anarukurindira. Nza kumubaza ntese none ko hari umuganga wigeze anyandikira imiti, kandi iyo miti nkaba narayinyoye, kandi ambwira yuko bizashoboka ko nshobora kuzagira igihe cyo kubyara umwana yakize, bimeze bite? Arambwira ati zana turebe iyo miti yakwandikiye. Ndayimuha, narayigendanaga. Arambwira ati rwose iyi ntizarinde gutesha igihe, inagutwara amafaranga. Ati no kuri centre de santé wajyayo bakaguha za feri, ati cyangwa nanjye nzikwandikire, ati kuko ni kimwe, ati usibye ko iyi ngiyo ihenze cyane. Numva ngiye mu yindi si ntazi. Tukiri aho ngaho, iyo miti bari bakwandikiye yari iyo gukuramo iyo nda, yari iyo kumara iki? Ntabwo yari iyo gukuramo inda, ahubwo yari iyo kuvanamo ariya mazi bavugaga babona ku bwonko ko nzagira igihe cyo kubyara, amazi yaramaze gushyiramo, yashizeho. Niko yari yarambwiye. Nta nicyo cyizere nari mfite ko nzabyara umwana muzima, ariko noneho bambwiye ko hari undi muganga umurenze, numva ko ari byiza ko nanone najya kumureba. Hanyuma turataha, ariko dutaha aduhaye inama. Aratubwira ati inama ya nyuma mbahaye ni uko mutazigera na rimwe mutekereza kuvanamo uyu mwana ku bitaro bidashobotse. Mugomba aho bayivanaho hose hazaba ari ahantu hafatika, ntimuzapfe kugenda ahariho hose. Abisubiramo pe, atwihanangiriza. Numva ko ibyo byose nubwo atabyemeye kuyikuramo, ariko noneho hari ahandi bazayikuramo. Ntaha numva ko nyine umwana bazamukuramo. Cyekora bingora kubyakira, ndataha mbabaye cyane, mbabaye pe. Iryo joro sinigeze nsinzira, twaraye i Kigali dutekereza ko tubushaka ikindi kintu dukora. Twavuye aho ngaho bwije, ariko noneho nibaza ukuntu umwana wanjye bagiye kuzamukuramo. Ese bazamukuramo ari muzima bajugunye? Ese bazamwicira mu nda ababone bamuvanemo? Ndara icyo kibazo aricyo mfite. Mbona bigiye kunjyana kure cyane, kure. Mbona ishobora kunteranya n'Imana, kandi mu by'ukuri Imana nari narayirabutswe, ariko nayibonye ubu ngubu. Navuga ko icyo gihe navugaga ko nari narabonye Imana, ariko burya kwari ukuyirabukwa, kuyibona nyabyo amaso ku maso. Ni ubu ngubu nayibonye. Iyo tuvuga ngo kubona Imana, Mose niwe wasabye Imana ngo nimwereke ubwiza bwayo, imwiyereke
abisaba Imana, biboneka mu Kuva 33, ati nshaka kureba ubwiza bwawe, ndashaka kukubona. Imana iramubwira ngo zanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, uzaba ubonye ubwiza bwanjye burabagirana. Naho Imana ntabwo wandebesha amaso ngo ubeho, ahubwo nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Nanjye rero Imana narayibonye kuko yaraje iranyiyereka, mbona kugira neza kwayo kose imbere yanjye. Mu buzima busanzwe mu gihe cyose cyashize kuva mvutse narabonye Imana, ariko navuga ko kwari ukuyirabukwa. Naravugaga ko nayibonye ariko kwari ukuyirabukwa. Impamvu mvuga ko ari ukuyirabukwa ni uko yankoreye igitangaza nanjye ubwanjye ntakururaga mu kibona mu bwenge bwanjye, anariyo mpamvu nahize umuhigo. Ndangije mbwira Imana wankoreye ibintu byinshi cyane, byinshi ntarondora, byinshi ntavugira ahangaha kuko atanariwo mugambi nari mfite. Wenda nibiba ngombwa nabwo kuri channel nzabinyuzaho bitewe n'uburyo Imana yanyiyeretse ikantera ubwuzu bwo kumva ko nayivuga ntizigame. Nibuka ijambo nigeze mbwira Imana, ndayibwira ngo Mana ndagusabye ngo ninzajya ngusaba ikintu ukakinyima. Ubwo yari yamaze kunyereka ibyo bintu nabivuze, yamaze kunyereka ubushake bwayo, ko ubushake bwayo tutakabaye tubudisikitaho ngo tujye nayo impaka, ahubwo ubushake bwayo twakabaye tubwemera uko buri. Noneho nza kuzayibwira ngo byari byarangoye gusenga, akavuga ngo bibuke ushaka. Numvaga iryo sengesho nta n'igihe nzigera ndisenga ngo ndihamanye n'umutima wanjye kuvuga ngo Mana bibuke ushaka. Ubu se koko iranabikora uko nshaka?